izo ngendo nuko zizarangira. Reka dusome ikigwa cy'uyu munsi kituyobora ku byo turi buganireho, hanyuma tuze no gusa n'abasubiriramo gatoya abo tugendana uyu munsi kugira ngo bamenye aho tugeze gatoya. Duhereye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa mbere ibice 3, dusome urwo yandikiye Abakorinto Pawulo ibice 3 ku murongo wa 10. Ibice 3 ku 10 abahageze dusome. Haravuze ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho. Ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. 12. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi umurimo w'umuntu wese uzerekanwa. Urya munsi niwo uzawerekana, kuko uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. 14. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro nugumaho azahabwa ingororano, ariko umurimo w'umuntu nushya azabura inyungu, nyamara ubwe azakizwa, ariko nkukuwe mu muriro. Twongere turebe ibyanditswe, niho tukiri dusoma ijambo ry'Imana. Twongere turebe mu rwandiko rwanditswe na Yakobo, umushumba Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 12, n'umurongo tumenyereye uzwi, tubusangirire hamwe. Ni mwiza kuri uyu munsi. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Mwikirize ijambo ry'Imana. Amen. Nk'uko twatangiye tubabwira, turimo kwiga ingendo za Kristo yakoze aza mu isi, aza gucungura, akurikirana itorero ryiwe kugeza ubwo azarigeza aho yarigeneye. Twabonye ko bigiye bifite ukuntu bimanuka bikazamuka, bikamanuka bikazamuka. Bwa mbere yaje mu isi gucungura itorero, gushaka umuntu cyangwa se kumukiza icyaha, gufata Satani no guca intege icyaha n'ibindi bihishamikiye kuri cyo. Yaraje rero mu isi aruhukira ku musaraba, umusaraba uvaho ajya mu mva ahava. Twabonye ko yamanutse ameze nk'umuntu, nk'agatama bajyanye kubaga kagiye kwibagiro, bisobanura kwiyoroshya cyane. Agera ku musaraba rero, arangije gukora igikorwa gikomeye cy'umusaraba, yinjira mu mva abaye intare. Twabonye ko intare bisobanura ubutsinzi, ubwami, kunesha. Yambara imbaraga zihambaye, afata Satani, amwambura imfunguzo za rupfu, arazizamukanye, aciye intege icyaha. Abadayimoni arababwiye ati mugende gake, abo murwanya ngiye kubaha ubutware, ahubwo mugiye kuzajya muhangana. Ubwo ubutware ababuhaye rya torero. Yari yanarigabiwe tena, twarakibonye. Bamuha amapromotion akomeye nyuma y'umusaraba. Amavi yose azasenge mu izina rye, indimi zimuvuge, amahanga yose amupfukamire. Ibyo bigerekwaho ko ahawe itorero mu kiganza. Arangije araribwira ati itorero ryanjye rero ntitugumanye, ngiye kubateguriraho muzaba. Kudusize twenyine, ati oya, mbasigiye Mwuka Wera azabana namwe, abafashe abategure. Igihe nikigera nzagaruka mbajyane. Ubu rero aho tugeze, yarazamutse arategura. Ejo twabonye agarutse gutwara itorero.
hanyuma itorero rero ryiteguye ararizamuye, arijyanye hehe? Uyu munsi niho tugeze. Itorero azazamura rizajya he, kugira gute? Hanyuma turatera n'amaso ku isi yasigaye uko izaba imeze, nubwo nabiciyemo turongera dusubireyo, hanyuma tuzakomeze tureba narangiza kwakira itorero ryiwe isi azayihindukirira ngo bigende biti. Abapagani basigaye batazutse ku muzuko wa mbere bo bizarangira biti byabo. Tuzabikomeza ejo tunabisorezaho. Uyu munsi rero tugiye kureba yajyanye itorero, hazabaho icyo bita gupima imirimo itorero ryakoze. Aho twinjiriye hatubwiye ngo imirimo yose izapima, ariko tutarahagera ndabibutsa ibyo twize ejo kugira ngo mubizirikane cyane, duse n'ababyibukiranyaho kabisa. Ibya Antikristo n'umwuka yasutse cyangwa asuka ngo akomeze kurangaza abanyetorero bazasigare. Twabonye ko hari ubuhanuzi bw'ibinyoma butandukanye bukubiye mu bintu byinshi. Muba muvuga ukundi, muba muhakana. Burya niwumva ahantu bahakana Kristo batanamwemera, ni umwuka wa Antikristo, kandi ni henshi, hafite n'imbaraga. Ahatemera Yesu hanamuhakana, hariyo Antikristo mwinshi munini cyane. Nabo kandi baba bafite uko bavuga ibindi. Hanyuma tubona inyigisho z'ibinyoma, n'abigisha ijambo ry'Imana uko ritari, bagamije kuyobya abantu cyangwa se kubabuza Imana. Nabo ni benshi, hari abakorera mu itorero n'abakorera hanze yaryo. Twabonye ko hari ibitotsi byinshi cyane azasuka mubera, barangare basinzire, bibatere gukorera Imana nk'abanyedini. Cya kimuhango, nagiye mu misa mvuyeyo, biba ubuzima busanzwe ariko nta kintu kibereyemo cy'ubugingo. Uwo ni umwuka wa Antikristo uzasukwa. Byarabaye, biriho, bizanakomeza kubaho. Hahirwa umenya uko azabyirinda. Ikindi, yasutse umwuka w'ishwana, gusubiranamo kw'abamwizera. Ishwana rya buri mwanya. Abanyamasengesho barwanire mu cyumba, baririmbyi bakubitana induru zivuge, korari irwanye indi, umwigisha higwe mugenzi we, umuyobozi furani. Nk'ibyo bintu by'ishwana byisubiranamo, amadini ntaryemera irindi na rimwe ribaho. Nimubibona, na Antikristo aranga gushyiraho umurongo umwe uhuriweho wagirira umumaro kandi wakora igikomeye, abyangira gusa ngo bibe bibi, kuko haba harimo kutemerana ariko gufite impamvu. Ibikorwa nabi byangirika, n'ubundi nta murongo umwe wabaho kuko haba havanze. Ariko igihari, uzamenya umurongo wawe nuko umwuka wera kubwira. Ikindi, uyu Antikristo gikomeye, twibukiranye ko ibi twiga akenshi biri mu cyo twita ibyahishuwe. Ibyahishuwe ni ibintu byahishuriwe abantu kugira ngo bazabibwire abandi, bizavugwe mu gihe kizaza. Si ibyaboneshejwe amaso umuntu avuga, yarabyeretswe, arabyandika, abisigaho, aritambukira. Iyo byiswe ibyahishuwe rero, nta ngero fatizo wakwerekana. Niyo mpamvu byinshi tubivuga nk'ibigereranyo. Tuzabibona turi mu mirimo no mu makamba. Ni ibyagereranijwe ariko bidafitanye isano n'ibivugwa. Ikigereranyo, umuntu yagufotorera niyo akakwereka ifoto, ubwo ubonye ifoto ariko ntugezeyo. Iyo ayigusobanura avuga ati inzu ya etaje 200, ukayigereranya n'iraha hirya. Niko ibyahishuwe bivugwa, ni ukukubwira ibintu uko bimeze ukagereranya n'ibyuzi. Hanyuma uyu Antikristo rero dore icyo azakora mu buzima mu isi yo hanze. Hari uburyo azakoreramo. Azakorera mu cyo twita human right cyangwa se social, uburenganzira. Imbaraga z'uburenganzira zizaba zihishemo icyaha gikomeye. Ubu tuvugana hari ibitari icyaha kuri Bibiliya, bikaba icyaha ku mategeko gusa. Kuri Bibiliya si icyaha, ariko ku mategeko
wenda kikaba icyaha, cyangwa se bikaba icyaha kuri Bibiliya, ku mategeko ntibibe icyaha. Aha bivuze ngo iki? Mu burenganzira hari aho bizemerwa cyangwa byemewe ko igihe uri isugi cyangwa se uri umwangavu wemerewe gukoresha igitsina cyawe nta kibazo. Bibiliya yirengagijwe, umuco wirengagijwe, ariko uburenganzira burabikwemereye. Iyi ni antikristo. Human right ishobora kuzakoreramo imikorere mibi ya Satani, gutanga uburenganzira bukandagira Imana n'ibyayo n'amategeko yayo. Antikristo ashobora kuhakorera, azakorera cyangwa yakorera mu bukungu. Bushobora kwegeranywa hamwe bukaba ikigega fulani kugira ngo ukoreho ukagira ibyo usabwa. Byashoboka ko yakoreramo kugira ngo nutemera ibi ntubone iki kandi ugikeneye. Aho birashoboka, mu bushakashatsi bwawe wikomereze, umwuka aba yivugiyemo dukeya. Muri tekinoloji cyangwa se mu ikoranabuhanga, Satani ashobora gukoreramo. Niba umuntu ari gushakashaka uburyo akora igitsina gisimbura icyabugenewe cyaremwe n'Imana, iyo inspiration aha ari kubikora Satani. Arashakashatsa bigezeho, atumwe nani? Icyo se Imana yaragiteganyije? Oya, antikristo nuko akora, nugufata. Umva, twabonye ngo ni ikirwanya Imana, ni ibirwanya Kristo. Rero ibintu byose bizaza birwanya ukuri kw'Imana, antikristo azaba birimo cyangwa azabikoreramo. Koranabuhanga azarikoresha yamamaza ibyaha bijye ku mugaragaro. Iyamamaza muzi ko rikonta cyane mu bacuruzi. Ushyira igicuruzwa cyawe ukacyamamaza, uvuga uti hano ugashyiraho n'akaradiyo, n'umuntu yakwihitira kumva akaradiyo kari kuvuga ngo cana. Ni strategy yo kugira ngo ibintu byawe bigurwe. Mwiyamamaza, Satani azakora uko ashoboye yamamaza ibyaha. Ahambere abikorera muri iryo koranabuhanga. Hano siyansi ashobora kuzakoreramo, ni ukuvuga ubumenyi. Ntatinzeho, iyo yagwiriye, twarakabonye Daniel abivuga n'abihanura. Daniel yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ngo ubwenge buzagwira. Ni bwiza, nibuze burakaza, ariko ikizaba kibugenza mu buryo bw'iyi mikorere ya Satani, hari aho buzasimbura Imana. Nabibabwiye mu Baroma ko ariko byagenze. Iyo umuntu amaze kumva afite ashoboye, nta yindi nkunga ikenewe, kwiyizera no kumva yihagije birahagije. Kumubwira Imana arakubwira ati no, icyo si inyumva sinagikeneye, kimvane mu matwi. Ubwenge aho bugwiriye nta Mana ihaba, bayihakana ku mugaragaro. Kwirebere, itorero riragiye, ibi ryabihonotse cyangwa se Kristo azatwara itorero. Twarabibonye, impanda iravuze, abera bagende, kaga kazabaho twakanyuzemo ejo, nduru zivuge, abana babure, bashakashaka babuze bajye mu mibare, impanuka nyinshi, inganda zishye, uri ku kimashini kigabanya umuriro mu ruganda agende wizane ubitwike, isi izasigarana umuborogo ukaze. Cyakora nyine bace muri icyo gihe bihumurize, ubuzima bukomeze. Ndahagaruka turebe uko buzakomeza, nyine ni ibyahishuwe, ariko tubanze tujyane na Kristo n'itorero rye mu ijuru, ngo azimana naryo imyaka 1000 bapimirwa imirimo. Ari ibintu bibiri, gupimirwa imirimo no guhembwa, ndetse no guhanagurwa amarira, gushimirwa icyo azakora muri icyo Bibiliya yita imyaka 1000.
ariko ntibaritse mu mwaka umwe 2-3 y'iminsi 360. ni ibihe by'Imana. Iyo bavuze ngo igihe n'igice cy'igihe baba bari kuvuga imibare myinshi imwe n'imwe tudashobora kumenya. Burya niyo bavuze ngo isi maze igihe kingana iki, ni ibintu byigereranya. Ubusanga imibare ifatitse ntayo. Hari iyo bavuze imyaka 1000 igihari gusa tubyakira ngo ni igihe bagennye kingana gutya ngo Yesu agisangire n'itorero rye. Baragiye bageze mu ijuru. Rero ikizakurikiraho gikomeye mu ijuru ngo azatangira kwakira itorero, kurifata neza. Agiye kugenda yaravuze ngo mpere igihe nasangiriye namwe iyi vino ya hano mu isi. Hari abari baduhagarariye muri iyo mvugo, arababwira tubuhereye umunsi niyirije ubusa sinzongera kurya cyangwa ngo nywe ntarasangira n'umugeni wanjye ngiye gucungura kandi wamvunye. Haleluya! Nyirubwite yiyirije ubusa agutegereje ngo muzasangire ku ruhisho tugeze iwe mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya! ngo atwakire. Itorero nirigera ku bicu icyambere azaheraho ngo nuko twakira, kudusangiza ibyo yaduhishiye ngo tugubwe neza tunezerwe. Haleluya! Niho yigeze abihishura mu byahishuwe, aravuga ngo nzabaha kuri manu yahishwe nahishiye umugeni wanjye. Haleluya! Hari uruhisho azabanza guha itorero rye mu bwami bw'imyaka 1000 arimo yakira itorero. Haleluya! Haleluya! Abanze atumara inzara twashonje. Haleluya! Haleluya! Ibiryo bizaribwa si ibingibi. Iyo manu ni ikigereranyo. Pawulo yarabihishuriwe, baramubwira ngo ashaka kubimenya mu buryo fizikali, mu buryo bufatitse. Baramubwira batumva yewe ntago bibaritse mu mibare, ntibirebeshwa amaso, nibyo ijisho ritigeze kubona, ugutwi kutigeze kumva, nibyo bibikiwe itorero. Haleluya! Gira amatsiko yo kuzabona ibyo ngibyo Yesu aduhishiye. Haleluya! ngo yakire itorero ryiwe. Haleluya! Haleluya! Muri ya misango y'ubukwe bwa hano mu isi ngo bushushanye ubwo mu ijuru, iyo abashyitsi bindiye babanza kubakira, ibibagenza bakabivuga nyuma, ibiganiro bindi bisanzwe bikaza nyuma. Azabanza twakire, ibindi by'imirimo no kudushimira bizaza turangije. Haleluya! Hamaze kutwakira, kwakira itorero ryiwe. Hajeho iki kiswe gupimirwa imirimo. Pawulo yarabihishuriwe aho twasomye, aravuga ngo imirimo yose dukora ngo izacishwa mu ruganda, Mwuka Wera azaba yarayipfunyitse. Ko Bibiliya tubwira mu byahishuwe n'ubundi ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, ngo kuko imirimo Mwuka Wera aba yayibatwaje, aba yayaciye, aba yayishize mu mashini kugira ngo azayimurice, ayereke nyirayo, avuge ngo dore imirimo kanaka yakoze. Haleluya! Haleluya! Nubwo ubikora ukagira ngo birarangiye, Mwuka Wera aba yabibonye. Haleluya! Haleluya! Hari n'ibyo bazagarura wibaze usange ntukibyibuka. Tekereza imyaka ubumaze ukorera Imana, igihe wagenze, ibitondo wazindutse ujya muri nibature, imigoroba wadiraguzaga, twe twajyaga dusengera mu dushyamba, tuzamuka imisozi, imvura zatunyagiye, umwuka yarabikuruye, ubu arabifite. Nitugera imbere y'Imana ngo byose azabigarura imbere y'amaso yacu. Haleluya! Imirimo ijye ku murongo. Bazadupimira imirimo. Imashini izapima imirimo uko twayikoze. Aha Pawulo bamubwiye ngo hari imirimo izashya, ngo imirimo itarakoranywe.
itarakoranywe urukundo. Biravanga bakoranaga urukundo. Imirimo yakoranywe kwijujuta, iyo ngiye izashya. Imirimo yakoranywe bandebe, iyo mu ruganda izashya. Imirimo yakoranywe mbemeze, iyo ngiye izashya. Imirimo yakoranywe mufatwe, hari wenda mwabintegetse, atari umutima ukunze, ngo ibyo bizashya. Ngo ariko imirimo yakoranywe umutima ukunda Yesu. Haleluya! Mashini ya Mwuka Wera yarayifashe, tuzayibona mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Bayipime, bapime imirimo, ngo bazapima imirimo. Iki kipimwa ry'imirimo kizabyara amakamba 5 nshaka kuvugaho y'igiciro kinini cya makamba 5. Ni ibintu biba birebire tuguna duhina kugira ngo tubone igihe, ariko ni ibintu biba ari byinshi. Mu bintu itorero rizahembwa hari amakamba 5 dusoma mu byanditswe bituyobora kandi bitugenga. Ikamba rya mbere ngo ni ikamba rizahabwa abahize abandi. Paulo yaryanditse mu Bikorinto, urwandiko rwa mbere ibice 9 kuri 24 na 25. Hamwe yavuze ngo ndasiganwa, ngo ndakubitanwa ibipfunsi, ngo kandi ndebera ku batlete bari kwiruka tibaba bizicyuya, bamwe bakikubita hasi, abandi bakagenda ku magare bakitura hasi bagasenuka, akemera kivirirana kajya hakongera akanyonga, ati mbona igikombe. Atabo basiganwa gutyo, ayo babahemba ibikombe bikomeye, bya bindi byose babahemba byose birangirika iyo bidashaje mbere, basaza mbere yabyo. Ngo ariko twebwe ngo ikamba dukorera ngo niritangirika. Haleluya! Ngo rizahabwa abahize abandi, abageze ku ntego z'icyo Yesu yabahamagariye. Haleluya! Bivuze ngo ikintu cyose uri gukora, gikore ugera ku ntego, gikore uhiganirwa kugira ngo urushe abandi. Mwebwe mukora kuramya no guhimbaza hano, wenda ni gato n'akagero ntanga. Mwe muvuya ushobora guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi ukageza ku yindi ya nyuma ya ranshawuza. Byagukundira ugahera ku ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukarangiza umwaka udasibye ranshawa, kereka impamvu rusange yabiteye. Wowe uzagira ngo ni ibisanzwe, bazakubita pareye bati nyirakanaka cyangwa kanaka wateranya amasengesho ya ranshawa uhera ku itariki ya mbere ugeza kuri wahize abantu b'inyarugenge, iri kamba uzaribonaho. Haleluya! N'umuntu wakoze ikintu kiri imbere y'abandi. Twari benshi muri cyo, yego, impano ni nyinshi ku isoko, n'imirimo ni myinshi, turasiganwa buri wese agenda akora. Umva iri kamba icyo bazashingiraho, n'umuntu wakoze ibintu neza cyangwa cyane kurusha abandi. Aravuga ngo abandi barushanirizwa guhabwa ibyangirika. Baryise ngo ni ikamba ritangirika ry'abageze ku ntego. Haleluya! Abahize abandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Aha haba muri gahunda zanjye numva navuga ubutumwa. Niba uri umunyamasengesho, bikore nk'umuntu uri kwimbe wo babona imbere yabo muri icyo. Niba udiyakona, okay, gerageza kuvuga ngo ndi ku kihe kigero kubo turi kumwe. Ntubijyane mu irushanwa risanzwe cyangwa ngo bizane gusa abantu iyo bari mu irushanwa baba bazakuramo uwahize abandi. Champions League habamo ikipe ya gitwaye, habamo umukinnyi wahize abandi, habamo umuzamu wahize abandi, habamo umusifuzi wahize abandi, habamo umufana, n'abafana barabahemba burya niba mutabizi, warushije abandi gusakuza. Donc umukintu urimo haranira kujya imbere. Haleluya, haleluya. Niririya uzahabwa
ikamba rya kabiri ni ikamba ry'abihanganye. Rimwe nasomye Yakobo 1:12, iry'abihanganye ngo rizaba ricometseho kutwinjiza mu bugingo. Iri rirakaze, iruragomba kurishyiriramo imbaraga, rirakomeye. Abihanganiye iki? Abihanganiye ibigeragezo. Ni iry'abihanganye. Iri kamba rirakomeye, rihora imbere yawe ngo urikorere. Abihanganiye inzara, wakoze mu mafaranga y'abandi ukayakiranukamo kandi ufite ibibazo mu rugo, wajya kubitekerezaho ngo wakwiyaranja, umwuka akakubwira ati mwene da, ati mushi, ati mva, ati hangane nzaguha ikamba. Ibyo nubishobora ubikiwe iry'abihanganye. Iri ni rizahabwa abapfakazi bapfakaye ari batoya, abagabo bagashaka kumwaranda batariko nkawe. Reka tugufashe kurera abana, ntukabe wenyine duhari di. Akababwira toya, nje ndi umukirisito, kwihanganira ibyo ubikiwe iringiri. Haleluya! Niry'umukobwa wihanganye ugakora kwa boss atariko wa mwana we bite byawe, ariko waretse nkakongeza kamubwira ati no, sinshaka, ndemera mpembwa urusenda rutarimo umunezero w'ubugingo, rutarimo ibyishimo by'ubugingo, ariko nduhembwe, ariko nzajya mu ijuru. Kwihanganira inyungu uzireba, uzahabwa iri kamba. Haleluya! Riharanire, riharanire. Niry'abihanganye, niry'abihanganye kubibagerageza, ngo hahirwa uwihanganiye ibimugerageza kugeza arangije igipimo cyari kimuhagaze imbere. Niry'abihanganye. Hamwe n'ikikugerageza, cya kindi Imana igiguciramo akanzu, icyo Pawulo yavuze